mugenzuragana mwijuru ujye utumbira Yesu aza guyobora amahoro ujye umuhanga amaso ujye umuhanga amaso ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi Yesu ati jye ndi kumwe nawe ntumukureho amaso ujye umuhanga amaso ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro iyo ushutswe ngo uyobe inzira ujye utumbira Yesu ukomeza inzira ifunganye umukureho amaso ujye umuhanga amaso ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Urakoze mwami wacu ko ujya urinda ugutumbiriye ku manywa na nijoro. Tujya duhura n'amajoro muri iyi si, tujya duhura n'umwijima muri iyi si, ariko iyo tugutumbiriye utwereka inzira. Nkaba nsengera umuntu utari kubona inzira, nkaba nsengera umuntu ushutswe muri iyi nzira agashaka kuyivamo, kugira ngo umutabare mwami, kuko wavuze ko uzohereza abamarayika bawe bakaturindira mu nzira zacu zose, kandi bazaturamira mu maboko yacu ngo tudakubita ikirenge ku ibuye. Urengera umuntu wawe mwami, urengera umwana wawe, urengera umukozi wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Tujya kuganira ijambo riri muri Luka ibice 18. Luka ibice 18. Haleluya. Kende ya sandere kendo rasakara bamba ya kondo. Riravuga mbese ni ijambo ritubwira uburyo ki tukwiye gukomeza dusenga ntiducike intege. Reka dusome mu izina rya Yesu muri Luka ibice 18. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Ahari wari umaze igihe kinini udasoma imirongo myinshi, uyu munsi rero tugiye gusoma iyi mirongo. Imana iduhana umugisha. Titire y'amagambo iravuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wari umutitirije, ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose kundushya. Ku murongo wa 6 baravuga ngo nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze?
ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ku murongo wa 8 haravuga ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. Haleluya. Ariko aravuga ngo ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Aya ni amagambo, mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Yesu yabwiraga abantu, arababwira ati hari umucamanza mu mudugudu umwe, umupfakazi yagiye kumubwira ngo amurengere, kuko uwo mucamanza niwe washoboraga kumurengera, niwe washoboraga gukemura ibibazo bye. Ntago Bibiliya ivuga ibyo bibazo by'umupfakazi yari afite, ariko ibibazo by'abapfakazi byaba byinshi. Byaba ko umugabo wenda yapfuye adasize asobanuye uburyo ki imitungo izagenda, uburyo ki niba mu mico imwe n'imwe yo umudamu ashakanye n'umugabo agapfa batarabyarana, akenshi umudamu baramwirukana. Mbese ntabwo tuzi neza ikibazo cyabaye kuri uyu mudamu, ariko icyo tubona ko yari afite ikibazo kandi gishobora gukemurwa n'umucamanza, ngo akagendera akajya kumubwira ati ndengera, niwe wenyine wakemura ibibazo byanjye, niwe wenyine wakwemera ko nguma mu rugo rwanjye, niwe wenyine wakemera ko ubutunzi bwanjye mbugumana, niwe wenyine wavuga ijambo rikabasha kumvikana. Ariko ngo uwo mucamanza ntiyubahaga Imana ndetse ngo ntiyite no ku bantu. Ubwe yarabyivugiye, arabivuga ati nubwo ntubaha Imana, nubwo ntita ku bantu, ariko uyu mupfakazi ngiye kumurengera. Biratangaje cyane kuba uyu mucamanza abyivugira, abyemera ko ari umuntu mubi, abyemera avuga ati ngewe ntago nita ku bantu, ntago nubaha Imana, nta nubwo nita ku bantu. Muri iyi minsi dusohoyemo, cyangwa se mu minsi yashize, mu minsi yabaye, ibingibi byabaye hashize imyaka irenga 2000, ariko n'umunsi wa none hari abantu batubaha Imana, hari abantu batita ku bantu. Mu kazi kabo bagombye kwita ku bantu, ariko ntibabiteho, ntibakore akazi bashinzwe, ntibite ku bantu, bo bakirebera inyungu zabo. Abo ngabo rero tugenda duhura nabo, tugenda duhura nabo ku kazi, tugenda duhura nabo mu ngo, tugenda duhura nabo mu baturanyi, tugenda duhura nabo aho tugenda hose, mu rugendo, aho uri hose ugenda uhura nabo batubaha Imana kandi ntibite ku bantu. Nicyo gituma bidusaba ngo igihe cyose tugiye gusohoka, igihe cyose tugiye kugera aho tujya, igihe cyose tugiye kuryama, igihe cyose mbese tubonye uburyo tugomba gusenga Imana ikabana natwe, kuko abo bantu tugomba kugenda duhura nabo uko byagenda kose, ntaho twabahungira. Ariko tugasenga tukabwira Imana, ntituzi abantu tugiye guhura nabo, ntituzi umwuka ubarimo, ntituzi niba bafite uwo mwuka wo kutubaha Imana cyangwa se uwo mwuka wo kutita ku bantu. Turasenga Mwami, turafatamira ibitekerezwa mu mutima byose ngo tubigomorore Kristo. Turasenga ngo amahoro yawe agendane natwe aho tugenda hose. Turasenga ngo umwuka wera abane natwe aho tugenda hose, ntitube influence n'abantu batubaha Imana, ahubwo twebwe tuyorwe n'umwuka wera aho tugenda hose. Biragusaba rero ngo ujye usenga, kuko abo bantu ukwiye guhura nabo, ugomba guhura nabo uko byagenda kose. Ariko hanga Yesu yatubwiraga ngo dusenge ubudasiba, dusenge twe gucika intege. Urabona ko uyu mupfakazi Bibiliya ivuga ngo yamaze iminsi ajya gusaba uwo mucamanza ngo amurengere. Bibiliya ariko ntidusobanura neza ngo itubwire iminsi yamaze. Ishobora kuba ari iminsi natekereza, ni ukwezi se, ni umwaka se, ni imyaka ingahe, sinzi iyo minsi yariyo. Ariko ibyo ari byo byose yamaze igihe kugeza aho umucamanza arambirwa. Njya mbitekereza nkavuga nti uwo mucamanza wenda niba yari afite umugaridiye wabaga uri ku rugi winjiza abantu, noneho umudamu akinjira, umupfakazi akinjira, hashize amubonye ishusho yayibonye 2 3, iminsi ikurikiyeho yamubona ko ari we winjiye, agahita amubwira ati sohoka ibyawe tuzabigarukaho. Ejo nawe ubwo akongera akagaruka akamubwira tuzazi icyumweru gitaha akaza, ibye ntabyiteho, akamubwira ati genda uzagaruke umunsi runaka, nyuma y'ibyumweru 2 akamuha umunsi n'isaha, wenda uwo munsi azi neza ko azaba adahari. Uwo mupfakazi akaza, yaza akamubura, nuko ngo ariko
umupfakazi ntiyacika intege, arakomeza aramutitiriza, yamuha randevu ntayubahirize, umupfakazi akagenda. Abaturanyi ntekereza ko nabo icyo kibazo cye bari bakizi, hari igihe aribo bagihagurukije, imiryango ishobora icyo kibazo cye kuba yari ikizi, ishobora kuba ariyo yagihagurukije, ishobora kuba ari imiryango yarimo hagurukiye imubwira turagomba kuva muri uru rugo, nta kintu uzajyanayo, tuvuge ko wenda yapfushije umugabo n'urugero. Ibyo byose nako ni umupfakazi, Bibiliya irabivuga ko yari umupfakazi, gusa ntabwo isobanura niba icyo kibazo yari afite cyari kijyanye n'ubupfakazi bwe cyangwa se byari bigenze gute, ariko tubona ko yari afite ikibazo. Imiryango rero ishobora kumuhagurukira ikamubwira ati umutungo wacu ntuzawukoraho kubera ko nta tegeko rikurengera, nta tegeko dufite rikurengera. Ariko umupfakazi aravuga ati ibyo byose mfite umuntu umwe wenyine uzabasha kundengera. Aravuga ati uko byagenda kose uyu muntu nzamutitiriza, nzakomeza mushake kugeza igihe azashyirira iherezo ku kibazo cyanjye. Haleluya. Bibiliya rero atubwira ngo dusenge ubudasiba, dutitirize kugeza igihe tubone igisubizo cy'ibibazo byacu. Twagira ibibazo byinshi, wenda we nturi umupfakazi, wenda wowe ntufitanye ikibazo n'imiryango, ariko ufite ikindi kintu wifuza ko Uwiteka ari we wenyine wakigukemurira. Rero nagira ngo nongere nkwibutse ngo usenge ubudasiba kandi ukomeze utitirize. Yesu arababwira ati abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Haleluya. Gusenga iteka ntiturambirwe, byaba bikunze, byaba ubona agacu k'ibisubizo by'ibibazo ufite, waba utakabona, ariko Yesu ngo arababwira ngo hari umugani ngo musenge mutitirize, musenge ubudasiba, mwaba mu gihe cyiza. Iyi ndirimbo iravuga ngo ujye umuhanga amaso ngo nibwo azakuyobora amahoro, ngo hari igihe inzira ibitagaragara hakaba mu kabwibwi, ngo ariko ngo umwami Yesu ujye ukomeza umuhanga amaso kuko azakuyobora amahoro. Haleluya. Irongera ikavuga ngo uyu ushutwe ngo uyobe inzira. Hari igihe ibigeragezo bigutindaho, hari igihe ikigeragezo kigutindaho ukumva ugiye kubivamo, ukumva iby'inzira ugiye kubivamo, ukumva mbese birakuruhije, ukumva uragowe cyane ukagorwa, ukumva uti gutabarwa kwanjye kuzava hehe. Ariko uyu muririmbyi aravuga ngo uyu ushutwe ngo uyobe inzira, ngo ujye utumbira Yesu, ngo ukomeze inzira ifunganye. Iyo nzira irafunganye. Gukurikira Yesu ni inzira ifunganye. Gukurikira Yesu ntago twivugira ibyo twishakiye, ntago dukora uko twishakiye, ntago twitura abantu nabi batugiriye, ntabwo tuvuga abantu nabi nubwo baba batugiriye nabi, kuko ijambo ry'Imana ntibitwemerera. Iyi nzira irafunganye mwene data, nagira nkwibutse ko iyi nzira ifunganye kandi tugomba kwigumamo dukomeza dutitiriza kugeza tugeze iwacu amahoro, kugeza tugeze mu ijuru amahoro. Aratubwira ngo tukomeze tumuhanga amaso, kandi Yesu arongera arabivuga ngo ndabigisha gusenga mudasiba, gusenga ntimurambirwe. Nturambirwe rero mu isengesho ryawe, mu cyifuzo cyawe, ntucike intege nubwo wenda bisa nkaho bitinze, nubwo wenda bisa nkaho utari kubona inzira aho izaturuka, ariko iyo Mana yabikubwiye izanabisohoza, izabana nawe. Nagira ngo rero nkwibutse nanjye niyibutsa, ibi si ibyawe gusa nanjye ni ibyanjye, ngo dukomeze dusenga ubudasiba, dukomeze dusenga ntiturambirwe, kuko nanjye hari ibyo nsengera narabona, ariko ngomba gukomeza nsenga nubwo inzira itagaragara, nubwo rimwe utabona inzira, nubwo rimwe na rimwe uvuga uti ibingibi sindi kubona igisubizo kizaba, sindi kubona aho gutabarwa kuzaturuka, ariko Uwiteka wabivuze azabisohora. Haleluya. Twari dufite indirimbo yavugaga ngo iyabivuze no kubikora izabikora, iyabivuze no kubikora izabikora. Yabivuze rero no kubikora izabikora. Imana iguha umugisha, igukomeze, ntucike intege, nturambirwe.
nubwo imiraba yaba iriho, nubwo isuri yaza, nubwo umwijima waba uhari, wiringire Uwiteka ko azagusohoza amahoro, wiringire ko Uwiteka azakugira neza. Uyu mucamanza rero naho aho bigeze ngo aravuga ati kubera ko uyu muntu anduhije, kubera ko uyu muntu andambiye, kubera ko uyu muntu ititiriza rye ngiye gukemura ibye. Niko Yesu navuga ati kubera ko uyu muntu yakomeje asenga, kubera ko uyu muntu yakomeje yinginga, nanjye kaye ngiye kuyigaho, hamagaza ijuru ryige kuri ka yawe rikuzanira igisubizo. Uwiteka kugire neza, nturambirwe kandi ukomere. Yatangiye imirimo myiza muri wowe, izanayikomeza. Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami. Nsengeye umuntu uri mu gusenga, wasengaga akaba atarabona igisubizo, wasengaga akabona atabona inzira, wasengaga akabona inzira irafunganye, ndetse washakaga guteshuka muri iyi nzira kubera ko atabona igisubizo. Ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ahabwe imbaraga, kugira ngo gutabarwa kuva mu ijuru kuze kubane nawe, yongererwe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko ngo wohereje Eliya ibyo kurya ubwo yarasinziriye ku nzira, ngo nuko ngo marayika aragenda amukomangaho, amuha ibyo kurya, amuha amazi yo kunywa, ngo nuko aramubwira ngo komeza inzira. Nanjye ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo ukomeze umuntu wari urushye, wari utabonye inzira, wari utangiye guteshuka, kugira ngo umukomeze Mwami, akomeze gusenga ntacike intege, kuko ku gihe gikwiriye uzamusubiza. Kandi ndasenga Mwami ngo ijuru ritabare umuvandimwe, ritabare mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Mu mpande nke z'isi abari kugutakira Mwami, wumve gusenga kwabo, kuko iyo upfunduye igipfunsi cyawe waza kwifuza ku byaremwe byose. Urakoze kubikora. Cyubahiro n'ubutware by'Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.